wa mukire nyine duturanye yego agiye gutangira kotsa imigati rero ngakeneye inkwi nyinshi. Wow. Ubwo bivuze ngo bya biti mugiye kubitemera rimwe? Byose tugiye kubitemera rimwe, hari n'ibindi tuzahita tugura. Urumva ko nge nawe tuzahita dusohoka tujya i Kigali. Imana ishimwe no gurika amafaranga ari kuboneka, numvaga ya miba y'imwe nasize igihari. Nukuri amafaranga ari kuboneka ndashima Imana, ariko ibyo byose nukubera wowe mukunzi. Ndagukunda, mwifuriza ibyiza, nyine numvaga ngukumbuye kandi yashize iminota mike tumaze kuvugana. Tubizi ko teko nge nawe buri munota tuba dukumbura. Umva mukunzi wanjye. Can you hug me, please? Basi mama akabiza bita. Mama n'umwemerere gusoma kiri ku muntu ahaye umutima wanjye. Okay. Agataho sineza. Meze neza, wese umeze gute? Cyane ari ngukumbuye cyane. Numvaga amaso yanjye yifuza kukureba n'ukuri. Ariko birantunguye kumbwira ngo nta muntu wemereye gusoma uretse umuntu umwe. Njye nemereye gusoma umuntu wenyine nahaye umutima wanjye. Ntabwo nsoma rero buri muntu wese ubonetse. Amakuru cyare, umeze neza? Hani namera neza bigenze gute? Ariko Wowe ubwawe utatumye mera neza namera neza gute? Se kubona gusomye n'ibintu. Reba no kunsuhuza ni ikibazo ntushaka no Uraho kumubona. neza. Uraho neza mama. Uraho cyane. Ni karibu rwose. Barakoze cyane. Ndeba hano. Ko nta somo ufite. Urandebera ukuntu uri kwitwara imbere y'umugabo wawe. Mama Ni iki kinyapfura kwicira cyangwa ni iki? Kubera iki? Nasinye nashyingiranywe nawe. Hanyuma se ubu ngubu wahaye umutima wawe mwarashyingira. Menya ko utari umugabo wawe. Ani! Anita! Ani! Umva. Gihorere. Se mama iyi ni imikino nyabaki. Reka nkubwire. Gihorere ngiye kino kibazo ndaza kukigaho neza, ndaza kukinonosora ndebe ukuntu twabigenza. Kandi icyo nkubwira nuko Anita ni umugore wawe. Ni umugore wawe. Umuntu udashaka no kumpobera. Wowe wiceka intege, sibyo? Ibintu byose bigenda biza gake gake. Ngambwira ikintu cyandema agatima byibura. Ikintu cyakurema agatima nuko ngiye kwicarana nawe kandi nkaganira nawe. Uwo nguwo ntago tumusi. Uko bise byakuguyeho niko natwe byatuguyeho, sibyo? Mama reka nkubwire, sibyo? Anita ndamukunda n'umutima wanjye wose n'ubuzima bwanjye bwose. Umbwire ikintu cyari cyo cyose bisaba kuri iyi ncuro ngikore, ariko Anita wanjye kandi nditeguye n'ibitari amafaranga ntameneka n'amaraso. Nari ndi kure yawe tiwari mutifuzo ryanjye, ariko urankunda nubwo nari umunyabyaha, ukampa amahirwe mashya yo kubaho. wampaye byose Yesu mwami, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Nzahora ngushima kuvuga hose, kuko wampaye agakiza k'iteka. Aho abandi bantereranye, wowe warampagaze. Umunwa wanjye uzahora wirimba ineza yawe idashira na rimwe. Wampaye byose Yesu mwami, ubuzima bwanjye bwarahindutse. Nzahora ngushima kuvuga hose, kuko wampaye agakiza k'iteka.
byose umunwa wanjye uzahora uririmba ineza yawe idashira na rimwe wampaye byose Yesu mwami ubuzima bwanjye bwarahindutse nzahora ngushima kuvuga hose kuko wampaye agakiza k'iteka naho nahungira ngo nkubure uzuye hose w'isi n'ijuru nzahora nshimira iteka ibyo wakoze birarenze ubwenge bwanjye wampaye byose Yesu mwami ubuzima bwanjye bwarahindutse nzahora ngushima kuvuga hose kuko wampaye agakiza k'iteka naho nahungira ngo nkubure uzuye hose mu isi n'ijuru nzahora nshimira iteka ibyo wakoze birarenze ubwenge bwanjye wampaye byose Yesu mwami ubuzima bwanjye bwarahindutse nzahora ngushima kuvuga hose kuko wampaye agakiza k'iteka nzaho nahungira ngo nkubure uzuye hose mu isi n'ijuru nzahora nshimira iteka ibyo wakoze birarenze ubwenge bwanjye wampaye byose Yesu mwami ubuzima bwanjye bwarahindutse nzahora ngushima kuvuga hose kuko wampaye agakiza k'iteka wampaye byose Yesu mwami ubuzima bwanjye bwarahindutse nzahora ngushima kuvuga hose kuko wampaye agakiza k'iteka wampaye agakiza k'iteka mu gitondo nikangutse zirikana ineza yawe ni wowe wampaye ubugingo ukampana umwuka mushya ndakunze gushima izina ryawe Yesu mwami w'iteka ryose urankunda nawe bigeze bihagarara nzaguhimbaza kugeza ku mbere muri byose uri kumfasha nta na rimwe wigeze untererana iyo nibutse ibyo wankoreye amaso yanjye yuzura amarira y'ibyishimo ndakunze gushima izina ryawe Yesu mwami w'iteka ryose urankunda nawe bigeze bihagarara nzaguhimbaza kugeza ku mbere ndakunze gushima izina ryawe Yesu mwami w'iteka ryose urankunda naho bigeze bihagarara nzaguhimbaza kugeza ku mpera Yesu uri umwungeri mwiza witangira inama zawe nzagukurikira hose ugeze kuko uri isoko y'ubugingo ndakunze gushima izina ryawe Yesu mwami w'iteka ryose urankunda nawe bigeze bihagarara nzaguhimbaza kugeza ku mpera Yesu uri
witangira inama zawe nzagukurikira hose ugeze kuko uri isoko y'ubugingo ndakunze gushima izina ryawe Yesu mwami w'iteka ryose urankunda ntaho bigeze bihagarara nzaguhimbaza kugeza kumere Yesu uri umwungeri mwiza witangira inama zawe nzagukurikira hose ugeze kuko uri isoko y'ubugingo Yesu wankuye mu mwijima unyambika umucyo wawe amahoro ntabona ahandi urukundo rwawe ntirugira iherezo Yesu uri uw'agaciro witangiye ku bwanjye nzakuririmbira iminsi yose kuko wampaye ubugingo bushya iyo ncitse mu byago byose uranyegera ukampa imbaraga wambaye ikamba ry'intsinzi nkagendana n'ineza yawe Yesu uri uw'agaciro witangiye ku bwanjye nzakuririmbira iminsi yose kuko wampaye ubugingo bushya iyo ncitse mu byago byose uranyegera ukampa imbaraga wambaye ikamba ry'intsinzi nkagendana n'ineza yawe Yesu uri uw'agaciro witangiye ku bwanjye nzakuririmbira iminsi yose kuko wampaye ubugingo bushya ukwiriye icyubahiro cyose ukwiriye ishimwe ry'iteka izina ryawe rirahambaye nawe arigereranya